Iyo uvuze Romeo benshi bahita bumva na Juliet, iyo uvuze Manzi abandi benshi hano mu Rwanda bahita bumva Fabiola. Ni abakinnyi bakinanye muri filime Amarira y'urukundo, aho bakinanye bakundana bombi bagorwa n'ubuzima bw'urukundo. Ni bimwe mu byatumye bafata ibyicaro mu mitima y'abatari bakeya hano mu Rwanda. Ikaze nanone kuri BMI13 Empire, uyu ni wa mwanya mwiza wa buri muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amwe mu mateka y'abastar batandukanye, ngiye tuzajya tubana mu kiganiro ni BMI. Tubibutsa gukanda kukazogera hasi mugakora subscribe, share ndetse na comment. Mu busanzwe Fabiola yitwa Mukasekuru Hadija, ariko hari benshi no mu bakorana ushobora kubaza amazina ye ugasanga ntabyo bazi, biziye Fabiola gusa. Uku gufatisha kwa ya mazina nta kindi bisobanura uretse kuba umukinnyi wakinnye yitwa aba yarakinnye neza ku buryo abantu bageraho ngaho bagafata ibyo yakinnye nk'ukuri. Hakiyongeraho kuba filime yakinnyemo ikundwa cyane ikanasakara hose. Twasoreje mu gice cyacu cya mbere cyavugaga kuri Fabiola ku wa 22 Werurwe umwaka wa 2015, ubwo habaga igikorwa cyo gutanga ibihembo bya Rwanda Movie Award 2015. Umukinnyikazi wa filime Mukasekuru Hadija wamamaye cyane muri filime Amarira y'urukundo yagaragaye yambaye mu buryo budasanzwe ndetse agaragaza amarangamutima akomeye muri uyu muhango, biyobera benshi. Aho yaje yambaye ikanzu y'umukara ifite ingofero yipfutse mu maso n'umunyururu ufunze n'ingufuri ku maboko. Nta byishimo namba yari afite ubwo yatambukaga kuri tapi rouge, gusa bitewe n'udushya twakunze kugenda tumuranga harimo nko kwihinduranya akigira umugabo, umukecuru, benshi babifashe nk'ibisanzwe. Iyi ni BMI13 Empire ikomeje kubagezaho iki cyegeranyo, ngiye turi kubana ni BMI, nkomeza kubasaba gukora subscribe no kutwandikira muri comment mukatugezaho ibitekerezo. Ubwo uyu Mukasekuru Hadija wamenyekanye nka Fabiola yahamagarwaga guhabwa igihembo cy'umukinnyi wahize abandi mu gukinisha umubiri Best Actress in Action. Yasutse amarira menshi ndetse avuga n'amagambo yongeye gutungura benshi, aho yagize ati uyu munsi nawutangiye mfite amarira y'agahinda, ariko ngiye kuwurangiza mfite amarira y'ibyishimo. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru nyuma y'uyu muhango wo guhabwa ibi bihembo, Fabiola yatangaje ko impamvu yaje yambaye kuriya yari yambaye bifite igisobanuro gikomeye ku buzima bwe, by'umwihariko ku rugo rwe. Aho yagize ati uyu munsi nabyutse mbwirwa n'umugabo wanjye ko tugomba gutandukana. Mu by'ukuri byarambabaje cyane ndetse ndanarira pe. Si ubwa mbere yari abimbwiye kuko hari ikindi gihe yigeze kubimbwira, nabwo birambabaza cyane. Gusa nyuma za kumbwira ko yari surprise yari yankoreye anyibutsa ko ari anniversaire yo kubana kwacu. Uyu munsi rero nabyo byambayeho, arongera arabimbwira. Gusa kugeza ubu ntarambwira nimba ari bimwe bisanzwe cyangwa ari ukuri koko, nimba atagishaka kubana nanjye. Uburyo nari nambaye rero ikanzu y'umukara ifite ingofero impfutse mu maso bisobanura ko ubuzima bwanjye buri mu mwijima, naho kwambara umunyururu ku maboko ndetse ufunzwe n'ingufuri bisobanura ko umutima wanjye uboshye. Avuye gufata iki gihembo, aha yahoberanye na Antoinette uzwi nk'Intare y'Ingore, bakinanye muri filime Intare y'Ingore ari mama we. Kuri ubu bari no gukinana muri filime nziza cyane yitwa Inzira y'umusaraba itambuka kuri Big Family TV.
Mukasekuru Hadidj Fabiola wari umaze igihe kinini asubitse ibijyanye no gukina filime yagarutse muri uyu mwuga ahurira muri filime imwe n'abarimo Uwamahoro Antoinette Speransia n'umunyana Analyse uzwi nka Mama Sava. Mukasekuru Hadidj ariwe Fabiola wari umaze igihe kinini asubitse ibijyanye no gukina filime yagarutse muri uyu mwuga aho ahurira muri filime imwe n'abarimo Uwamahoro Antoinette Speransia umunyana Analyse uzwi nka Mama Sava. Uyu mubyeyi wamamaye muri filime zirimo Amarira y'urukundo akanakinamo yitwa Fabiola afite umukunzi witwa Manzi. Avuga ko hari ibibazo yahuye nabyo byatumye abategura filime nk'abaproducer bamutakariza icyizere, bituma ajya kuri ya sinema. Fabiola ntasobanura neza icyo kibazo yagize cyatumye atakarizwa icyizere n'abaproducer. Yabwiye Chita ko ari ibibazo by'umuryango n'inshingano z'urugo ari kimwe mu byatumye abura umwanya, aho yagize ati mbere na mbere mbanje gusaba imbabazi abaproducer, nsabye imbabazi n'abafana banjye. Mu bihe bishize hari akantu nahuye nako nsa nkaho abaproducer bantakarije icyizere bacika intege. Fabiola yavuze ko yatangajwe n'urukundo yagaragarijwe n'abakinnyi ba filime baje muri uyu mwuga nyuma y'uko ahagarutse. Bamubwira ko baje muri aka kazi ari we barebeyeho icyitegererezo. Uyu mubyeyi yari asanzwe akina filime umukobwa w'umunyempuhwe agira imbabazi, ariko yagarutse akina ubugome cyane muri filime yiswe Inkovu series ariyo nshyashya ari gukinamo ubu ngubu, ndetse na filime ikunzwe cyane yitwa Inzira y'umusaraba itambuka kuri Big Family TV. Nongeye gushimira wowe twabonye muri iki cyegeranyo kivuga kuri Fabiola wakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda. Nkurarikiye kujya gukurikirana filime izajya itambuka hano kuri MILLY 13 Empire yitwa My Evil Sister in Law. Nkubwira ko uramutse wifuza ko hari umustar twakorera icyegeranyo watwandikira muri comment. Nje turi kubana ni MILLY, naho ikiganiro cyo nakagaruka dukomeze gukora share ndetse na comment. Bye bye. N'umwanditsi ndetse akaba n'umukinnyi w'amafilime azwi nka Fabiola, ariko amazina ye nyakuri ni Mukasekuru Hadidj. Yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba ahahoze ari muri prefecture ya Kibungo aho bitaga Gisirabiro. Avuka mu mwaka w'1988. Ubu ni umubyeyi w'abana 5. Ikaze nanone kuri MILLY 13 Empire. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amateka y'abastari batandukanye. Nge tuzajya tubana mu kiganiro ni MILLY. Tubibutsa gukanda ku kazajya kari hasi mugakora subscribe, share na comment. Fabiola yatangiye umwuga wo gukina filime mu mwaka wa 2011, gusa ibi yabigiyemo atifitiye icyizere cyo kuzaba icyamamare muri uyu mwuga nk'uko bimeze ubu. Uyu mugore yagaragaye mu mafilime menshi, ariko zimwe mu zatumye amenyekana cyane harimo Amarira y'urukundo yakinnye yitwa Fabiola, ndetse yakinnye n'izindi filime nyinshi zigiye zitandukanye, aho harimo nka filime yitwa Ruganzu, Urukiko, Intare y'ingore, Gira amata, Urwobo rubi, Ubuhemu n'izindi nyinshi zitandukanye. Kuri ubu akaba ari no gukina muri filime nziza cyane yitwa Inzira y'umusaraba itambuka kuri Big Family TV. Fabiola yagiye akunda kwigaragaza nk'umugore utagira icyo atinya mu byo bamuhaye gukina, bigaragaza cyane kuba yarahaye umutima we uyu mwuga. Si ibyo kuko ni umugore umaze kwitabira amarushanwa menshi hano mu Rwanda, yagiye akuramo n'ibihembo byinshi bitandukanye, aho mu marushanwa yagiye agaragaza udushya twinshi tugiye dutandukanye, cyane cyane mu myambarire yabaga yaserukanye. Fabiola uretse kuba ari n'umukinnyi wa filime, yabayeho n'umukozi mu murenge wa Kinyinya mu bijyanye n'isuku, ndetse akaba yaranihuguye mu bijyanye no gukora mu mahoteli, aho kuri ubu nabyo biri mu bintu akora umunsi ku munsi nko gutekera amakwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Ikaze nanone kuri MILLY 13 Empire. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amateka y'abastari batandukanye. Nge tuzajya tubana mu kiganiro ni MILLY. Tubibutsa gukanda ku kazajya kari hasi mugakora subscribe, share na comment.
Mukasekuru Hadija yamenyekanye nka Fabiola, ni umukinnyi wa sinema nyarwanda wamamaye cyane muri filime Amarira y'urukundo. Yanditse akanakinamo yitwa Fabiola. Yahishuye ko agace yakinnyemo ari umusazi muri iyo filime, ari inkuru mpamo yabaye ku buzima bwe. Fabiola ajya kwandika iyi filime ni inkuru yumvaga yakandika ikagira igice kimwe igahita irangira, cyangwa se akaba yakwandikamo igitabo gusa agasanga nta bushobozi yabona butunganya icyo gitabo. Ubwo yaje gufata umwanzuro yo kubyazamo iyi filime umusaruro, akayikoramo filime y'uruhererekane yanditse agendeye ku nama n'ibitekerezo by'abantu. Yatangaje kandi ko mu kwandika iyi filime atigeze ateganya abakinnyi azakoreshamo, ko nka Manzi yamusanze ku muhanda akabimusaba. Yagize ati, nandika iyi filime sinari mfite abakinnyi nzakoreshamo bazwi, kuko na Manzi namusanze ahantu ku muhanda ndamuganiriza, ndangije ndabimusaba arabyemera. Nubwo abantu benshi icyo gihe batari bakiyumvishemo ibintu byo gukina filime muri icyo gihe, nakomeje nshakisha n'abandi bazadufasha. Muri iyi filime kandi Fabiola akinamo akundana na Manzi. Bamwe baje kubyuririraho bavuga ko ariyo ntandaro yo gutandukana n'umugabo we, maze Fabiola abanyomoza mu makuru avuga ati, amakimbirane yanjye n'umugabo wanjye yatangiye ntarinjira muri filime. Yagize ati, ntabwo nkiri kumwe n'umugabo wanjye wa mbere, ahubwo mfite undi mutware. Mu by'ukuri ntawe uzi icyo twapfuye, kuko n'abana bacu ntabyo bazi. Akenshi abantu babona ikintu kibaye bagashakiraho impamvu aho itari. Amakimbirane yacu yatangiye ntarakina filime, kuko urugamba narutangiye mu mwaka w'ibihumbi 2004 ari nawo nashatsemo. Abatekerezaga ko mu gutandukana kwa Fabiola n'umugabo we ari Manzi wabigizemo uruhare, sibyo, kuko uretse kuba Manzi yitonda ni umwana kuri njye, baramubeshyera rwose. Uretse ibyo kandi Fabiola yahishuye ko agace yakinnyemo ari umusazi muri iyo filime ari inkuru mpamo yabaye ku buzima bwe. Yagize ati, nk'uko nabivuze, filime ikinwa yashingiwe ku bintu bisanzwe bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gukina ndi umusazi rero ni ukwigarukaho bibaye ngombwa ko mbitangaza, kuko ni inkuru mpamo yambayeho. Umunsi wa mbere nkingirwa byambayeho neza nka kumwe byabaye muri filime. Yakomeje agira ati, nabikoze ngira ngo n'abandi bahuye na kiriya kibazo bumve ko ari ibintu bibaho mu bantu, atari bo bonyine byabayeho. Nkimara kubikina numvishe nduhutse ku mutima, kuko nari maze gushyira hanze ikiniga cyari kimaze igihe ku mutima. Yongera ati, ni nkaho nari ntuye umutwaro wari undemereye. Yakomeje agira ati, nabikoze ngira ngo n'abandi bahuye na kiriya kibazo bumve ko ari ibintu bibaho kandi bisanzwe, atari bo bonyine byabayeho. Nkimara kubikina numvishe nduhutse ku mutima wanjye, kuko nari meze nk'umaze gushyira hanze ikiniga nari maranye iminsi ku mutima. Ni nkaho nari ntuye umutwaro wari undemereye. Kuwa 22 Werurwe, ubwo habaga igikorwa cyo gutanga ibihembo bya Rwanda Movie Award 2015, Fabiola yagaragaye yambaye mu buryo budasanzwe, ndetse agaragaza amarangamutima akomeye muri uyu muhango, biyobera benshi. Ese ibi yabitewe n'iki? Byinshi kuri iyi nkuru tuzabigarukaho mu gice cya kabiri. Mbanje gushimira wowe twabanye muri iki gice cya mbere cy'icyegeranyo kivuga kuri Fabiola wakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda. Nkubwira ko ikiganiro ari akagaruka, aho tuzagaruka turebera hamwe igice cya kabiri kizaba kibanzemo noneho n'ibindi byinshi byagiye bivugwa kuri Fabiola ndetse byanamubayeho. Bye bye. Abantu benshi bamumenye muri filime zisekeje ku izina rya Sekaganda. Kuri ubu akaba ari gukina mu yindi filime y'uruhererekane ari nayo yitwa Papa Sava. Niyitegeka Gratien ubusanzwe yahoze akora akazi ko kwigisha, aho yigishaga amasomo nka biology, chimie ndetse na geography ku kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Kimironko ya mbere. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho turebera hamwe mu mateka y'ibyamamare biba bikunzwe cyane kurusha abandi hano muri sinema nyarwanda. Njyewe kubibagezaho ni MILLY, bikaba bica hano kuri MILLY 13 Himbaya. Wowe udukurikira umunsi ku munsi turagusaba gukora subscribe, share ndetse na comment. Ku munsi w'ejo tuzaza tubabwira
aba top 10 commenter bagaragayemo inzira y'umusaraba. Tuzabane ni hano bizatambuka kuri B13 Empire. Abakunzi b'inzira y'umusaraba ntimuzahabure. Ubuzima bwa Niyitegeka Gratien, impano ye yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'1995 ubwo yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Yitabiriye amarushanwa y'imivugo kandi yahawe igihembo cy'imivugo migufi mu mwaka w'2000. Niyitegeka Gratien yiyandikishije mu ishuri rikuru nderabarezi rya Kigali Kiye, yiga ibijyanye na biology, geography n'uburezi, arangiza mu mwaka w'2007. Nyuma yaje kwigisha biology, geography na chimie mu ishuri rya FAW i Kigali mbere y'ikiruhuko gito kugira ngo akurikirane kuba intangarugero mu itangazamakuru no gukina filime. Niyitegeka Gratien wavutse kuwa 25 Ugushyingo mu mwaka w'1978 akavukira mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni umunyarwenya wo mu Rwanda, akaba n'umukinnyi wa filime, umusizi, akaba n'umuhanga mu birori, uzwi kandi ku izina rya MC. Azwiho imbaraga kandi zishimishije mu birori by'ubukwe. Niyitegeka Gratien yabyawe na Ngarukiye Tarsis na Mukarusharaza Bernadette witabye Imana muri Nzeri mu mwaka w'2018. Ni umuhanzi ushingiye ku mivugo, sinema, gukina no kwandika ibyanditswe, umuziki, kuririmba no guhimba. Azwi cyane nka Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'andi mazina. Umwuga wo gukina filime yawinjiyemo mu mwaka w'2009. Mu mwaka w'2009 yinjiye mu rwego rwa sinema. Mu mwaka w'2009 yinjiye mu rwego rwa sinema urukurikirane rwa mbere ni Zirara Zishya, aho akina yitwa Sekaganda. Filime ye ngufi yakurikiyeho yari Inshuti mu mwaka w'2013. Seburikoko yatangiye mu mwaka w'2015. Naho Niyitegeka Gratien asobanura ko uruhererekane rwakozwe na Wilson Misago Nelly bakinaga muri Inshuti. Ahenshi Niyitegeka Gratien akina ari umugabo wubatse, ariko mu buzima busanzwe ni umusore w'ingaragu. Ahenshi Niyitegeka Gratien akina ari umugabo wubatse, ariko mu buzima busanzwe ni umusore w'ingaragu, aho yigeze guhishura ko afitanye gahunda ya vuba n'umukunzi we yo gukora ubukwe agasezera Ingaramakirambi. Niyitegeka Gratien yatangaje itangazamakuru byinshi ku buzima bwe bwite, ku rugendo rwe rw'ubuhanzi, ku bimubabaza mu buhanzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo yaganiriye n'umunyamakuru wa Nyarwanda.com, Niyitegeka Gratien mu myaka 46 y'amavuko yavuze ko gahunda afitanye n'umukunzi we ihamye, ari iyuko igihe kizagera bakambikana impeta bagasezerana kuba umugore n'umugabo. Yaciye amarenga ko atari kera, ariko ntiyemera kwerura neza igihe bateganya gukora ubukwe. Muri iki kiganiro yavuze byinshi ku by'imyidagaduro mu Rwanda, anenga bamwe mu bahanzi badakozwa ibyo gushyigikirana ahubwo bakamera nk'abahangana. Yakomeje avuga ku nzira y'ubuhanzi bwe yatangiye mu mwaka w'1995, avuga uko yize amashuri yisumbuye na kaminuza ari ikimenya bose. Yarangiza akajya gukora akazi ko kwigisha, aho ashimangira ko kuba umwarimu akabifatanya n'ubuhanzi byamugoraga cyane. Muri byinshi yatangaje, Seburikoko yasoje agaragaza agahinda n'umubabaro aterwa na bamwe mu bavuga ko bakunda ibihangano by'abahanzi, ariko aho kubashyigikira ngo batere imbere, ahubwo bagashaka gupfobya imbaraga baba bashyize mu bihangano byabo. Hari aho yagize ati, hari uza akakubwira ati ndagufana, none ugomba kumpa itike yo kujya mu gitaramo cyawe, nubyanga sinzongera kureba ibintu byawe. Hari abashaka ko tujya mu ngo zabo, ati ngwino ukine n'abana banjye baragukunda, wabyanga bakarakara cyane. Iyi ni B13 Empire igenda ikugezaho ibyegeranyo. Nimba uri mushyashya hano kuri iyi channel, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kugenda ubona ibindi byegeranyo byacu tuzajya tugenda dutambutsa hano bivuga ku basitari bagiye batandukanye.
Ikindi kandi turababwira ko vuba aha ngaha tugiye kujya tunyuzaho filime nziza cyane yitwa My Evil Sister in Law. Inyarwanda.com yagarutse kuri cya kintu cy'imyitwarire igomba kugenga mwarimu, aho yagize iti ubuyobozi bushinzwe uburezi nka REB cyangwa abayobozi b'ibigo ukoraho bakwakira bate nk'iyo bakubona muri filime usetsa abantu kandi bakongera kukubona imbere y'abanyeshuri uri kwigisha. Gratienne yagize ati aha inkeka ko kontra mfitanye na REB cyangwa na Mineduc cyangwa se abankoresha ni ukwigisha no kurera. Kwigisha ayo masomo nakubwiye, niba mfite ubwenge bwanjye n'ubumenyi bwo gutanga ayo masomo nkaba nujuje kondisiyo za discipline imyitwarire z'umurezi, numva nta handi dukwiriye guhurira kuko ibya filime ni ibyanjye n'ibyo kwigisha ni inshingano bampaye. Ubwo rero mfite uko mbihuza ariko ntawe urambwira ngo hariya wakinnye ibi ntibishobora gutuma wenda abana uri kwigisha bahinduka ukundi, bireke ntibirambaho. Mwakoze cyane mwebwe twabanye muri iki cyegeranyo, njye twari turi kumwe ni MILLY, naho icyegeranyo cyatambukaga kuri MILLY 13 Empire. Komeza kudushyigikira ukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze dukomeze kuryoherwa n'ibintu byinshi bigenda bitambuka hano kuri MILLY 13 Empire. Ikindi uramutse hari umusitari cyangwa umuhanzi wifuza ko twakuvugiraho tukakubwira amwe mu mateka yagiye amuranga, watwandikira muri comment ukatwandikira izina rye n'ibyo waba wifuza ko twazamuvugaho. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Icyegeranyo nakagaruka tuvuga no ku bandi basitari bagiye batandukanye. Bye bye. Ni umunyarwenya wo mu Rwanda, akaba n'umukinnyi wa filime, umusizi, akaba n'umuhanga mu birori, uzwi kandi ku izina rya MC. Azwiho imbaraga kandi zishimishije mu birori by'ubukwe. Niyitegeka Gratienne yabyawe na Ngarukiye Tarsis na Mukarusharaza Bernadette witabyeho Imana muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2018. Ni umuhanzi ushingiye ku mivugo, sinema, gukina no kwandika ibyanditswe, umuziki, kuririmba no guhimba. Azwi cyane nka Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'andi mazina. Umwuga wo gukina filime yawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2009. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 yinjiye mu rwego rwa sinema. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 yinjiye mu rwego rwa sinema. Urukurikirane rwa mbere ni Zirara Zishya, aho akina yitwa Sekaganda. Filime ye ngufi yakurikiyeho yari Inshuti mu mwaka w'ibihumbi 2013. Seburikoko yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Naho Niyitegeka Gratienne asobanura ko uruhererekane rwakozwe na Wilson Misago Nelly bakinaga muri Inshuti. Ahenshi Niyitegeka Gratienne akina ari umugabo wubatse, ariko mu buzima busanzwe ni umusore w'ingaragu. Ahenshi Niyitegeka Gratienne akina ari umugabo wubatse, ariko mu buzima busanzwe ni umusore w'ingaragu, aho yigeze guhishura ko afitanye gahunda ya vuba n'umukunzi we yo gukora ubukwe agasezera Ingaramakirambi. Niyitegeka Gratienne yatangaje itangazamakuru byinshi ku buzima bwe bwite, ku rugendo rwe rw'ubuhanzi, ku bimubabaza mu buhanzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo yaganiriye n'umunyamakuru wa Inyarwanda.com, Niyitegeka Gratienne mu myaka 46 y'amavuko, yavuze ko gahunda afitanye n'umukunzi we ihamye, ari iyuko igihe kizagera bakambikana impeta bagasezerana kuba umugore n'umugabo. Yaciye amarenga ko atari kera, ariko ntiyemera kwerura neza igihe bateganya gukora ubukwe. Muri iki kiganiro yavuze byinshi ku by'imyidagaduro mu Rwanda, anenga bamwe mu bahanzi badakozwa ibyo gushyigikirana ahubwo bakamera nk'abahangana. Yakomeje avuga ku nzira y'ubuhanzi bwe yatangiye mu mwaka w'1995, avuga uko yize amashuri yisumbuye na kaminuza ari ikimenya bose.
yarangiza akajya gukora akazi ko kwigisha, aho ashimangira ko kuba umwarimu akabifatanya n'ubuhanzi byamugoraga cyane. Muri byinshi yatangaje, Seburikoko yasoje agaragaza agahinda n'umubabaro aterwa na bamwe mu bavuga ko bakunda ibihangano by'abahanzi ariko aho kubashyigikira ngo batere imbere ahubwo bagashaka gupfobya imbaraga baba bashyize mu bihangano byabo. Hari aho yagize ati, hari uza akakubwira ati ndagufana, none ugomba kumpa itike yo kujya mu gitaramo cyawe, nubyanga sinzongera kureba ibintu byawe. Hari abashaka ko tujya mu ngo zabo ati ngwino ukine n'abana banjye baragukunda, wabyanga bakarakara cyane. Iyi ni B13 Empire igenda ikugezaho ibyegeranyo. Nimba uri mushyashya hano kuri iyi channel, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kugenda ubona ibindi byegeranyo byacu tuzajya tugenda dutambutsa hano bivuga ku basitari bagiye batandukanye. Ikindi kandi turababwira ko vuba aha ngaha tugiye kujya tunyuzaho filime nziza cyane yitwa My Evil Sister in Law. Inyarwanda.com yagarutse kuri cya kintu cy'imyitwarire igomba kugenga mwarimu, aho yagize iti ubuyobozi bushinzwe uburezi nka REB cyangwa abayobozi b'ibigo ukoraho bakwakira bate nk'iyo bakubona muri filime usetsa abantu kandi bakongera kukubona imbere y'abanyeshuri kwigisha. Gratienne yagize ati aha, inkeka ko kontra mfitanye na REB cyangwa na Minedike cyangwa se abankoresha ni ukwigisha no kurera. Mwakoze cyane mwebwe twabanye muri iki cyegeranyo. Nge twari turi kumwe ni B-Milly, naho icyegeranyo cyatambukaga kuri B13 Empire. Komeza kudushyigikira ukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze dukomeze kuryoherwa n'ibintu byinshi bigenda bitambuka hano kuri B13 Empire. Ikindi, uramutse hari umusitari cyangwa umuhanzi wifuza ko twakuvugiraho tukakubwira amwe mu mateka yagiye amuranga, watwandikira muri comment ukatwandikira izina rye n'ibyo waba wifuza ko twazamuvugaho. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Icyegeranyo nakagaruka tuvuga no ku bandi basitari bagiye batandukanye. Bye bye. Nubwo ari umukobwa w'umuhanga mu gukina filime, dore ko ari nabyo bintu yakuze akunda kuva kera mu buzima bwe. Ni umugore w'umunyarwandakazi, akaba umukinnyi wa filime umaze kumenyekana cyane mu Rwanda. Yewe ni umwe mu bakobwa baseka neza, basa neza bigaragarira buri wese, kandi banakozwe cyane muri sinema nyarwanda. Uyu yitwa Uwimpundu Sandrine, akaba azwi nka Alphonsine. Ikaze nanone kuri B13 Empire. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amwe mu mateka y'abasitari batandukanye. Nge tuzajya tubana mu kiganiro ni B13, tubibutsa gukanda ku kazogera kari hasi, mugakora subscribe, share ndetse na comment. Uwimpundu Sandrine wamenyekanye nka Alphonsine, avuka mu muryango w'abana bane, avuka ari umwana wa kane, akaba avuka i Gisenyi Rubavu aho bita i Bugoyi. Yageze mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2007. Uwimpundu Sandrine wamamaye nka Alphonsine yatangiye gukina filime mu mwaka w'2009, ariko aza kwamamara cyane mu mwaka w'2020 nyuma yo guhura na Clapton Kibanki. Iyi nzira ye yo kuza muri sinema yari yayizinywemo n'uwitwa Kankwanzi wakinaga mu Runana. Yari amaze imyaka igera kuri 11 muri uyu mwuga ntacyo arageraho, ariko ubu buzima bwarahindutse, ari mu bakunzwe cyane muri iki gihe ku buryo bitangiye kumwinjiriza, aho kuri ubu agezweho cyane muri filime iri kubica bigacika yitwa Inzira y'Umusaraba, itambuka kuri Big Family TV, aho akinamo yitwa IRIBAGIZA. Alphonsine usibye kuba ari umukinnyi mwiza wa filime, azi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nko kubyina, kudoda ibyo tuzi nka tailoring, akaba ndetse azi no kuririmba nk'indirimbo za gospel. Abamubona ku mafoto bakunze kwibwira ko uyu Alphonsine ari umukobwa bitewe n'ukuntu agaragara ku maso nk'aho akiri mutoya, gusa ni umubyeyi w'umwana umwe ndetse n'umugabo umwe. Akaba ahuza akazi ke ko gukina filime ndetse n'umwuga w'ubudozi.
nubwo ari umukobwa w'umuhanga mu gukina filime, dore ko ari nabyo bintu yakunze kuva kera mu buzima bwe. Ni umugore w'umunyarwandakazi, akaba umukinnyi wa filime umaze kumenyekana cyane mu Rwanda. Yewe ni umwe mu bakobwa baseka neza, basa neza, bagaragarira buri wese kandi banakunzwe cyane muri sinema nyarwanda. Uyu yitwa Uwimpundu Sandrine, akaba azwi nka Alphonsine. Ikaze nanone kuri B-Milly 13 Empire. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Ni muntu ki, aho tugenda turebera hamwe amwe mu mateka y'abasitari batandukanye, nge tuzajya tubana mu kiganiro ni B-Milly. Tubibutsa ko mugomba gukanda ku kazogera kari hasi, mugakora subscribe, share ndetse na comment. Uwimpundu Sandrine wamenyekanye nka Alphonsine avuka mu muryango w'abana 4, akaba ari umwana wa 4, akaba avuka i Gisenyi Rubavu aho bita i Bugoyi. Yageze mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2007. Uwimpundu Sandrine wamamaye nka Alphonsine yatangiye gukina filime mu mwaka w'ibihumbi 2009, ariko aza kwamamara mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma yo guhura na Clapton Kibanki. Iyi nzira ye yo kuza muri sinema yayizanywemo n'uwitwa Kankwanzi wakunze gukina mu Runana. Yaramaze imyaka igera kuri 11 muri uyu mwuga ntacyo arageraho, ariko ubu ubuzima bwe bwarahindutse, ari mu bakunzwe cyane muri iki gihe ku buryo bitangiye kumwinjiriza agatubutse. Aho kuri wagizweho cyane nko muri filime y'uruhererekane iri ku bice bigacika yitwa Inzira y'umusaraba, itambuka kuri Big Family TV, aho akinamo yitwa IRIBAGIZA. Uyu Alphonsine usibye kuba ari umukinnyi mwiza wa filime, azi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ahazi nko kubyina, kudoda, ibyo tuzi nka tailoring, akaba ndetse azi no kuririmba nk'indirimbo za gospel. Abamubona ku mafoto bakunze kwibwira ko Alphonsine ari umukobwa bitewe n'ukuntu agaragara mu maso nk'aho akiri mutoya. Gusa ni umubyeyi w'umwana umwe ndetse n'umugabo umwe, akaba ahuza akazi ke ko gukina sinema n'umwuga we w'ubudozi. Alphonsine yavuze ku nzozi afite muri uyu mwuga, hari aho yagize ati, inzozi navuga urabona ntabwo umuntu akeneye gukina mu Rwanda gusa, nshaka ko wenda hari igihe kizagera hakaba hari igihe nk'abantu baturutse hanze baza bavuga ati tuje kurokleta uyu mukobwa witwa gutya na gutya, twakunze imikinire ye. Yakomeje agira ati, urumva buri muntu aba akeneye gukora akava kuri level imwe akagera ku yindi. Mba numva naba umuntu ukomeye muri sinema nyarwanda ku buryo n'umwana uzavuka azakura azi izina Alphonsine cyangwa se Sandrine, dore ko ariyo mazina yanjye. Yakomeje avuga ko yifuza ko abazavuka bazasanga amateka avuga ko yabaye umunyabigwi wakinnye filime, akava ku rwego rumwe akagera ku rundi, agahagararira igihugu ndetse bikagenda neza. Yashimangiye ko yumva yuko yazaba kabuhariwe mu gutunganya amafilime, ku buryo nabyo byazaba bimwe mu bimwinjiriza agatubutse. Uyu mukinnyi wa filime wakinnye muri filime nyinshi zirimo Papa Sava, Seburikoko ndetse n'izindi. Uwimpundu Sandrine yanahawe ibihembo 2 mu Rwanda nk'umukinnyi mwiza w'umwaka wa filime mu 2020 n'umukinnyi mwiza wa byenda gusetsa w'umwaka mu 2020. Alphonsine amaze gukina filime nyinshi, aho harimo Inzira y'umusaraba, Papa Sava, Seburikoko, Ejo si kera, Umuturanyi ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Mu busanzwe Uwimpundu Sandrine uzwi nka Alphonsine ni umukobwa ukunda akazi ndetse ukunda no gusabana. Ikindi kandi ni umukobwa ukunda gutanga ibitekerezo ku kintu icyo ari cyo cyose ndetse akajya inama. Gukina filime ni bimwe mu bintu bimunezeza cyane ku buryo aba yumva nta kindi kintu yakora. We
ubwe yivugira ko nta sene n'imwe yamunanira, ariko akongeraho ko sene zamugora ari sene zo gusomana kubera ko ari umumama wubatse, ndetse ko byaje gutuma afata akanya agasaba uburenganzira umugabo we akamubwira ko agiye gukina gusa atazigera bifata nabi, ubwo umugabo we akaza kumwemerera. Bimwe mu bikunze gutangaza abakunzi ba Francine ni nko kubona yambaye neza, kuko abenshi baba bumva ari umukobwa w'umunyacyaro wiyambarira za rumbiya, gusa Francine ni umukobwa w'umusirimu wambara ndetse akaberwa, ukunda icyangwe kandi wambara akaberwa. Ikindi harimo nko kumva avuga ikinyarwanda neza, kuko benshi bamumenyereye mu rurimi rw'ikigoyi. Reka nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro ni muntu ki, aho twari turi kuvuga kuri Francine, umwe mu bakinnyikazi ba filime bagezweho cyane muri iki gihe. Uramutse wifuza ko hari umusitari twagukoreraho icyegeranyo, watwandikira muri comment. Njye twari turi kubana ni MILLY, naho ikiganiro cyo nakagaruka. Dukomeze gukora like, share ndetse na comment. Ciao ciao. Umunyana Annalisa uzwi nka Mama Sava yavutse tariki 16 Ukwakira umwaka w'1996, avukira mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Mu buzima busanzwe harubatse, afite umugabo n'abana babiri. Mu kiganiro yagiranye na Yago TV yavuze ko yinjiye mu ruganda rwa sinema mu Ukwakira mwaka w'2017, ubwo yakinaga muri filime yamenyekanye cyane ya Seburikoko. Uyu ni wa mwanya mwiza wa ni muntu ki, aho turebera hamwe mu mateka y'abasitari bamenyekanye cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Njyewe ubibagezaho ni MILLY, bikaba bica hano kuri MILLY 13 Empire. Wowe udukurikira umunsi ku munsi, turagukunda, turagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Yagize ati tariki naje gukina ndi umugore wa muyobozi muri Seburikoko, niyo tariki ya anniversary, tariki y'amavuko yanjye. Ndibuka ko byahuriranye nkanaserebura nkwishima cyane. Ni kuri 16 Ukwakira. Akomeza avuga ko nubwo hatize ibijyanye no gukina filime, ariko abikora abikunze cyane. Mama Sava yabwiye Yago TV ko akiri muto yumvaga azaba umuganga, ariko ibintu byaje guhinduka. Umunyana yavuze ko abantu benshi badakora ibyo bize, kandi ko indoto umuntu agira ari umwana zihinduka cyane cyane iyo akuze. Avuga ko gukina filime hari impano ye, kuko umuntu ufite impano ashobora gukora neza ibintu kurusha uwabyize. Yagize ati usanga umuntu afite impano, umuhanzi wabyize n'umuhanzi utarabyize arirekura agahereza abantu ikibashimisha, ariko uwabyize ashyiramo amakondisiyo ndetse n'amabwiriza. Mama Sava winjiye muri filime ya Papa Sava mu mwaka w'2018, ubwo yatangiraga avuga ko yari avuye muri Seburikoko kandi yari ahavanye uburambe mu gukina filime. Yagize ati mu bijyanye n'amafaranga ntabwo ari menshi, ariko byampaye experience, uburambe bwo kuba n'ubundi nkina mu zindi filime zitandukanye, byampaye kumenyekana ndetse nunguka n'abantu benshi. Mama Sava avuga ko impamvu yatumye atagikina muri Seburikoko ari uko uwo yari abereye umugore ari we muyobozi yasezeye muri filime, bityo umwanditsi abura uko akomeza gukinisha umugore we wari uzwi nka Mama Patrick
mu gihe muyobozi adahari. Kuva muri Seburikoko nibwo yahamagawe muri Papa Sava ati numvaga ko bidahagaze ngize amahirwe, numvaga Papa Sava ariwe Niyitegeka Gratienne ampamagaye, akomeza avuga ko yakiriwe neza muri filime Papa Sava ndetse ko yatangiranye nayo kuko bari bane gusa. Ati twatangiye turi bake, amaze kuva muri Seburikoko nibwo yahamagawe muri Papa Sava ati numvaga ko bidahagaze ngize amahirwe, numva Papa Sava ariwe Niyitegeka Gratienne arampamagaye. Akomeza avuga ko yakiriwe neza muri filime ya Papa Sava ndetse yatangiranye nayo, akavuga ko batangiye ari bake ari bane, ariwe Papa Sava, Ndimbati ndetse na Flomina. Mama Sava yavuze ko mu bintu byamugoye cyane gukina muri Papa Sava ari ukwisanga agiye gukinana n'umuntu yatinyaga cyane. Ati icyantunguye ni uburyo nari ngiye gukinana n'umuntu natinyaga cyane, yari Papa Sava. Yongeyeho ko mu gihe yari akiri muri Seburikoko atigeze amubona amaso ku maso kandi barakinanaga muri filime imwe. Mama Sava abajijwe niba muri rusange umuntu ukina ibijyanye na sinema yatungwa n'ako kazi gusa, yagize ati cyane kuko natwe nibyo bidutunze byonyine, njyewe nicyo kintunze nta kandi kazi ngira. Yongeyeho ko hari n'ibyo amaze kubona nk'inyungu igaragaza mu gukina filime ya Papa Sava. Yongeyeho ko hari n'ibyo abona nk'inyungu igaragara mu gukina filime ya Papa Sava. Yagize ati ntabwo nahita mvuga ngo nakuyemo ikintu kimeze gutya, ariko nibura hari bimwe mu bikorwa byanjye byazamuwe n'iri zina mfite. Yakomeje agira ati njye mfite studio, inzu itunganya amajwi y'indirimbo ya muzika Genesis Empire Entertainment, yazamuwe nuko nitwa Mama Sava. Abakiriya bazamo baza kuko nitwa Mama Sava. Yongeyeho ko hari n'ibindi ateganya gukora mu minsi mike iri imbere. Icyo kiri mu bintu byenda gukurikizwa ibindi kuko uko turi gukora turi kugenda tubona ubushobozi bwiyongera, muzabibona kandi bizamenyekana. Mu gusoza Mama Sava yasabwe kugereranya filime ya Seburikoko yabanjemo ndetse na filime ya Papa Sava akinamo. Yagize ati Papa Sava niyo yatumye ndi uwo ndiwe ubu cyane cyane. Natangiriye muri Seburikoko ituma ngera muri Papa Sava ariko mpita nzamuka cyane. Filime y'uruhererekane ya Papa Sava ni imwe mu zimaze kumenyekana cyane hano mu Rwanda no hanze kuko iri muri filime nke mu Rwanda agace kazo kamwe karebwa inshuro zirenga 500 ku rubuga rwa YouTube mu gihe gito. Iyi ni B13 Empire igenda ibagezaho ibyegeranyo. Nimba uri mushyashya hano turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kugenda ubona n'ibindi byegeranyo byacu bitandukanye tugenda tubagezaho. Bivuga ku bastari tubibutsa ko vuba aha tugiye kujya tubaha filime nziza yitwa My Evil Sister in Law. Icyamamare muri sinema nyarwanda wamenyekanye nka Mama Sava muri filime akinamo ari umugore wa Papa Sava, yerekanye abana be maze aboneraho no kwifuriza umwana we muto wagize isabukuru y'amavuko. Afite abana babiri kandi bose uko ari babiri ni abakobwa, yababyaranye n'umugabo we wa mbere gusa baje gutandukana. Mama Sava aba ariwe usigarana abana. Murakoze mwebwe twabonye muri iki cyegeranyo. Nge twari turi kumwe ni B-Milly, nayo icyegeranyo cyo cyatambukaga hano kuri B13 Empire. Komeza kudushyigikira ukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze dukomeze kuryoherwa n'ibintu bigenda bitambuka hano kuri B13 Empire. Bye bye, icyegeranyo nakagaruka. Mama Sava winjiye muri filime ya Papa Sava mu mwaka wa 2018 ubwo yatangiraga avuga ko yari avuye muri Seburikoko kandi yari ahavanye uburambe mu gukina filime. Yagize ati mu bijyanye n'amafaranga ntabwo ari menshi ariko byampaye experience, uburambe bwo kuba n'ubundi nkina mu zindi filime zitandukanye, byampaye kumenyekana ndetse nunguka n'abantu benshi. Mama Sava avuga ko impamvu yatumye atagikina muri Seburikoko
Mama Sava avuga ko impamvu yatumye atagikina muri Seburikoko ari uko uwo yari abereye umugore ari we muyobozi yasezeye muri filime, bityo umwanditsi abura uko akomeza gukinisha umugore we wari uzwi nka Mama Patrick mu gihe muyobozi adahari. Kuva muri Seburikoko nibwo yahamagawe muri Papa Sava ati numvaga ko bidahagaze ngize amahirwe, numvaga Papa Sava ari we Niyitegeka Gratienne ampamagaye, akomeza avuga ko yakiriwe neza muri filime Papa Sava ndetse ko yatangiranye nayo kuko bari bane gusa, ati twatangiye turi bake. Amaze kuva muri Seburikoko nibwo yahamagawe muri Papa Sava ati numvaga ko bidahagaze ngize amahirwe, numva Papa Sava ari we Niyitegeka Gratienne arampamagaye. Akomeza avuga ko yakiriwe neza muri filime ya Papa Sava ndetse yatangiranye nayo, akavuga ko batangiye ari bake ari bane, ari we Papa Sava, Ndimbati ndetse na Flomina. Mama Sava yavuze ko mu bintu byamugoye cyane gukina muri Papa Sava ari ukwisanga agiye gukinana n'umuntu yatinyaga cyane, ati icyantunguye ni uburyo nari ngiye gukinana n'umuntu natinyaga cyane yari Papa Sava. Yongeyeho ko mu gihe yari akiri muri Seburikoko atigeze amubona amaso ku maso kandi barakinanaga muri filime imwe. Mama Sava abajijwe niba muri rusange umuntu ukina ibijyanye na sinema yatungwa n'ako kazi gusa, yagize ati cyane kuko natwe nibyo bidutunze byonyine, njyewe nicyo kintunze nta kandi kazi ngira. Yongeyeho ko hari n'ibyo amaze kubona nk'inyungu igaragaza mu gukina filime ya Papa Sava. Yongeyeho ko hari n'ibyo abona nk'inyungu igaragara mu gukina filime ya Papa Sava. Yagize ati ntabwo nahita mvuga ngo nakuyemo ikintu kimeze gutya, ariko nibura hari bimwe mu bikorwa byanjye byazamuwe n'iri zina mfite. Yakomeje agira ati njye mfite studio, inzu itunganya amajwi y'indirimbo ya muzika Genesis Empire Entertainment, yazamuwe nuko nitwa Mama Sava. Abakiriya bazamo baza kuko nitwa Mama Sava. Yongeyeho ko hari n'ibindi ateganya gukora mu minsi mike iri imbere. Icyo kiri mu bintu byenda gukurikizwa ibindi kuko uko turi gukora turi kugenda tubona ubushobozi bwiyongera, muzabibona kandi bizamenyekana. Mu gusoza Mama Sava yasabwe kugereranya filime ya Seburikoko yabanjemo ndetse na filime ya Papa Sava akinamo. Yagize ati Papa Sava niyo yatumye ndi uwo ndiwe ubu cyane cyane. Natangiriye muri Seburikoko ituma ngera muri Papa Sava ariko mpita nzamuka cyane. Filime y'uruhererekane ya Papa Sava ni imwe mu zimaze kumenyekana cyane hano mu Rwanda no hanze kuko iri muri filime nke mu Rwanda agace kazo kamwe karebwa inshuro zirenga 500 ku rubuga rwa YouTube mu gihe gito. Iyi ni BMILLY 13 Empire igenda ibagezaho ibyegeranyo. Nimba uri mushyashya hano turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kugenda ubona n'ibindi byegeranyo byacu bitandukanye tugenda tubagezaho. Bivuga ku bastari tubibutsa ko vuba aha tugiye kujya tubaha filime nziza yitwa My Evil Sister in Law. Icyamamare muri sinema nyarwanda wamenyekanye nka Mama Sava muri filime akinamo ari umugore wa Papa Sava, yerekanye abana be maze aboneraho no kwifuriza umwana we muto wagize isabukuru y'amavuko. Murakoze mwebwe twabonye muri iki cyegeranyo, nge twari turi kumwe ni BMILLY, nayo icyegeranyo cyo cyatambukaga hano kuri BMILLY 13 Empire. Komeza kudushyigikira ukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze dukomeze kuryoherwa n'ibintu bigenda bitambuka hano kuri BMILLY 13 Empire. Bye bye, icyegeranyo nakagaruka. Hey guys, welcome back again. Iyi ni BMILLY 13 Empire. Nje muri kumwe nawe ni BMILLY. Guys, murabona iki ni ikirango cya channel yacu, mugende mukore subscribe. Guys, mukore like, share na comment. Turabikunde cyane iyo mubidukoreye, abari inkunga yanyu ikomeye kugira natwe bidutera imbaraga yo kuvuga ngo turahiki abakunzi bacu, tukagerageza kubakorera ibintu byiza ko mwatwetse ko mudushigikiye. BMILLY wanyu rero uyu munsi agarutse aje kubabwira
inzira y'umusaraba y'urugendo rwe rwo kuza muri sinema. Guys, rwa rugendo nyine rutoroshye kuri ubu nyine, nubwo benshi bamenyereye nka Mimi muri La Vie, ndumva ariyo filime abantu benshi bari kumenyamo cyane muri iyi minsi, bakongera bakambona mu gihango cy'urukundo aho ndi gukinamo nitwa MILLY, ndi inshuti ya Ornella. Guys, buriya nubwo mubibona kuriya byari inzira ikomeye pe, byari inzira itoroshye kuza muri sinema, rwari urugendo rurerure. Nje rwari urugendo rumeze nk'inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba iteye ubwoba. Rero urangiye nakuze nkunda ibintu byo gukina filime. Ibintu byo gukina filime natangiye kubikunda niga muri P4. Niga muri P4 nibwo natangiye gukunda ibintu byo gukina sinema. Nibwo nyine nabyiyumvagamo na mbere yaho. Gusa impamvu ariho mvuga ni wo munsi wa mbere navuze ati ngiye gukora icyo twita casting. Casting ni kwa kundi umuntu aba afite filime agiye gukora, akavuga ati reka nshaka abakinnyi bazaza mbakoresha imyitozo runaka, nimbona babishoboye fresh nzabafata ngende mbakinishe filime. Uwo munsi rero nari nkiri muto, yanjye murabyumva umuntu yiga muri P4 aba ari mutoya cyane. Urumva mu rugo ntabwo bari kunyemerera ngo ngende ngo nifate ngo njye gukina filime ngano uryo. Ntabwo bari kubyemera. Njyewe nagiye mu rugo batabizi. Njya hariya Kimisagara kuri Maison de Jeune. Hari umuntu witwaga Karoli yakoraga amafilime. Urumva kera bakoraga filime zako zica ku masede, ukagenda ugasanga Nyabugogo abantu bari gucuruza filime, akenshi ba nyirizi ya filime nibo bazicuruzaga. Ba nyirazo bazandikaga nibo bajyaga kuzicuruza. Nabo ko ari inzira y'umusaraba, ko nayo tuzayibabwira buri abantu mubona bari abastari mubona ko nabo bafite inzira y'umusaraba y'urugendo rwabo rwa sinema. Bakoraga filime mu gihe twe dukora filime tugashyira kuri YouTube, abantu bakazireba zo ubwazo twe turwana no gukora promotion. Akora ngo duhaguruka ngo tugende tujye gutanga CD. Ubu byaroroshye no gushyira kuri ku social media ugasharinga, urwana no gukora icyo twita promotion. Urumva ko nayo yari inzira y'umusaraba ikomeye cyane. Ubwo nagiye Nyabugogo kwa kundi ubusanga abantu bagenda bazunguza amasede ngo mugure ngo filime nshyashya. Ubwo mpora n'uwo muhungu witwaga Karoli, sinzi kuri ubu ngubu nawe ashobora kuba agikora ibintu bya filime, gusa simperukana nawe. Ubwo ampereza filime turayireba, tuza gusanga cameraman kuri kuzamo hano uje gufata gake iyi bayirebe ni B-militaire ari kunyicira story yanjye guys, kandi iraryoshye imeze neza. So guys, manze mukore subscribe kugira dukomeze, like, share na comment, mujye mutubwira ibintu mukeneye abari byo tubakorera, munatunengaho tuba twakoze nabi, rega nabyo biba bikenewe. Nta byera ngo de umuntu akora amakosa. Ubwo guys ndagenda nsanga filime icyo gihe barakatuzaga. CD yari igihumbi, ariko hari igihe wagenda ugasanga harabo bari kwitangira 800. Sanga we CD kuko zari nshyashya ari gupromotinga kurura abakiriya, yari kuzitangira amafaranga make cyane, ari kuzitangira muri za 800 gutyo. Tugatireka dutware filime. Mu kugura filime, urumva filime igitangira ushize muri CD usangamo ngo contact, ngo wifuza ngo gukina filime ngo watwandikira kuri iyi nimero ibikindi biki. Bandayifasha mfata telefone ya mama, ndahamagara ndavuga ati nkunda gukina filime, atuzaze ngo tugira imyitozo buri wa gatatu ngo Kimisagara kuri Maison de Jeune. Ndibaza nzava mu rugo mvuga ko ngiye he, nzabigenza ne ko nari mbizi ko mu rugo ntabwo ngo ngiye kujya gukina filime babyemere. Ubwo mfite anti wanje witwa Anje, nawe akunda ibintu byo gukina filime. Ndabyibuka uwo munsi byari ku Isabato tuvuye gusenga, ngende umudivantiste, tuvuye gusenga ikigoroba, arangije arambwira ati tugende. Dufata inzira turagenda mu rugo batabizi, tujya gukora casting. Guys, ntababeshye naractinze, nanjye ndavuga ati mana yanjye ntabwo iyo nanjye nabyitekerezaga. None urumva iyo ushaka ikintu hari ukuntu ugikora n'umutima wawe wose, ukagikora n'umutima wawe wose uvuga ati ibintu ngomba kubikora n'urukundo rwose. Urabizi nk'iyo ugiye kudepoza akazi, umva uba wumva muri ako kanya niyo baguha gukora practice ngo ukore, ngo barebe uko uburyo cyo ukoramo ibintu byawe, ubikora umva n'umutima wose uvuga ati basi mbashe performinga neza.
guys naractinze bampereza scene bamaye ngo scene ngo yo gukina ndi umwana w'umunyeshuri dore ko izo scene nasanze zaranankurikiranye n'ubu nimugenda mukabikurikirana neza na filime yitwa Victim igiye gusohoka n'ibyo nkina ndi umwana wo mu rugo ahantu henshi gusa muri filime zanjye muzajya mukurikirana ahantu ntago ariko bimeze siko bimeze gusa no muri la vie nkinamo ndi umwana wo mu rugo. Ubwo guys bampaye role ngo yo kuza kwactinga mvuye ku ishuri ngo mvukana na mukuru wanjye nkasanga ari inyanda abayiriwe mu rugo areba amateleviziyo gusa akunda kurya ngo ninza ngo ndamubwiye ati ndajya mu gikoni ngo ndebe mu bisorori nsange nta biryo birimo ubwo aba yatetse ibiryo yabiri akabimara ngo nindangiza ngo nze mubaze ngo mvanga ibiryo byanjye biri. Guys nononge sinari nzi ngo kwagatinga ngiye abantu bagatinga ngo haba harimo ngo montage ngo cyangwa ngo barabyeditinga bakabikora ntabyo nari nzi numvaga ko nyine abantu bakina ibintu nimba bakubwiye ngo bita umuntu urushyi umusraping urushyi ubwo ndazi ndikarakasa ngati ibiryo biri he arantuka nononge nagwo nari nzi gusubirikanya n'abantu nicyo kintu cyari kiri kungora. Ubwo wari uri kudukastingisha avuga ati ngo muhagarare ngumva ngo wowe nuza ngo ugasanga ngo ibiryo bidahari ngo nk'umunyeshuri uvuye ku ishuri kandi ushonje ngo urahita ugira umujinya ngo utangire kumurwanya. Guys naramukubise iki babanza kuduhagarika nibwo kumbwira ngo ho yango ntago ngo genda avuga atari ko ndeba filime nsanga bakubise umuntu uroshye. Guys ubwo bikomeza kugenda gutyo casting gusa ndayitsinda kuko ndabyiuka bampaye gukora ibintu bibiri harimo iyo role yo gukina ndi umwana wo mu rugo harimo n'indi role yo kuza noneho ngo ndira mvuga ngo mama ngo wanje ngo yakoze accident noneho guys kurira nararize icyo gihe shanda nabishobora ariko ubu racyari indi nzira y'umusaraba biri mu bintu nsigaye nanone bigorana tuzabigarukaho butaha. Ubwo uwo munsi njyewe natashye banyemereye iki gukina filime gusa bakagira ikibazo cy'uko ngo ndi umwana muri kiriya gihe hari ibintu byinshi byabaga bikomplitse nyine ku buryo utapfa gukina filime. Guys gusa filime ye twarebaga nuko nari kwibuka neza izina ryayo gusa yakinagamo abana kuko yari filime y'ama high school yakoraga comedy ariko z'ama high school ndavuga ati basi niyo nagaragara imbere ya kamera gusa bizaba bihagije. Rero ukuntu ibyo byaje kurangira n'undi ntakinye mu rugo baje kumfata bamenya ko ngiye nagiye gukora ngo casting yo gukina filime barambwira ati umva ntago uzigera uvanga ngo ugiye gukina byarambabaje ndababara kubanza kwiga ndiga nsozo wa gatandatu ndiga nkora troncome noneho niga troncome nakundaga kujya nkora amafilime gutya nyine yo mu mapati yo muri boom ibiki n'ibiki. Prefect wacu waho nigaga kuri Sinai Hill Academy niwe waje kongera kungarura muri ibi bintu byo kwiyumvisha ko mfitemo iyo mpano yo kuba nakina filime ambwira ko azagenda mpuzana n'aba director bakinisha amafilime bakaba bamfasha kugira ngo mbashe kwinjira muri cinema. Akarambwira ngo ntago yatuma njya mu bintu bya cinema ntarasoza iki troncome ati nzabanze nsoze troncome ngo ubundi azamfasha. Guys ubwo nyine nawe byahereye aho biza kurangira nsoje gukora troncome sinigeze nongera kumubona kuko ku kigo baje kumuhindura nawe agenda utyo. Guys ku rugendo rwakomeje kumbana rurerure kinzira yakomeje kumbana inzira ikambera inzira y'umusaraba. Guys nakundaga gukina filime mu byumve pe gusa narabuze aho menera ngenda abo nandikiye ntibampamagare. Guys nakoze amakasting muri zacu biranga gusa nyine n'ubundi murabizi ngo bakayimbwa impanuka ihiye njye maje gukora ibintu by'amafilime mbonye byanze nabuze atokereka bihagarike sinzi ukuntu naje gufungura TikTok kanjye ntangira no kujya nshyiraho amavideo ndavuga ati nimba byaranze noneho ko mpera ku bantu ngo nzamuka ngo bamfashe kugera ahantu ngiye nifuza kugera kwereka mbyikorera ntangira gukora TikTok. Nakoze TikTok mu gihe cy'icyumweru kimwe bitewe na content nari ndi gushyiraho yahise igira aba followers 1000 kuri ubu ngubu noneho TikTok yanjye
igeze mu followers 10,000 ndabashimira kuko ibyo byose mbigeraho kubera mwebwe mwakomeje kugenda munyereka urukundo rwanyu. Ubwo mu kuza gukora TikTok niho naje kugenda mpurira n'abantu benshi batandukanye, aho naje guhura n'uwitwa Vava akaza kumpa amahirwe yo gukina muri filime ye yitwaga My Life in High School. Abayizi bagiye bakomeza kuyikurikirana. Yari filime nziza cyane, yari filime yakunzwe nubwo kuri ubu ngubu yaje kuza guhagarara. Nayo ni filime ifite history ku bantu bagiye bayikurikirana. Ubwo nashakaga gukina muri My Life in High School, gusa ko yari filime ikinirwa mu kigo kandi ikinishwa n'abanyeshuri b'ikigo bakoreshaga nge si byakonze. Gusa za kunyemerera ko nibaza muri outside life itari y'abanyeshuri ngomba kuzakinamo. Ubwo nawe nza gutegereza, gusa n'ubundi byari kwa gutegereza uzi ngo ntibizajya bikunda. Aza kuza kumpuza n'uwitwa T Claude ari we nyiri Big Family TV mwese mukurikirana inzira y'umusaraba. Niwe muntu wa mbere nakiniye muri filime, ndamushimira cyane kuko guys kugira ngo ubone umuntu ubasha kukwemerera gukina muri filime atakugoye. Hari abana agiye nsaba gukina muri filime bakagenda bagira ibyo bansaba ntabashije kuboneka, hari abansabye n'amafaranga, ibintu byinshi bitandukanye wumva bigahita biguca intege. Ubwo T Claude niwe waje kumfata anshyira muri filime yabo bari gukora yitwaga Dufite Imana, arena y'abantu benshi mwahunzemo nanone bwa mbere. Nakinyemo nitwa Kirabo, bamwe murankunda abandi muranyanga ngo Kakirabo nakagome. Ndumva rero filime ya mbere nakinyemo iza gukurikirwa n'ubundi na My Life in High School. Muri My Life in High School naho naje gukinamo, ubwo niyo filime ya kabiri nakinyemo. Nza gukomeza njya muri La Vie niyo filime ya gatatu nakozemo na n'ubu nkirimo. Ica kuri yitwaga filime La Vie, kuri ubu ngubu ni filime La Vie Impeta. Ica kuri Jojo Films, mugereyo mugende mukore subscribe, share na comment. Nyinamo nitwa Mimi, ndi umwana wo mu rugo utagira icyo yitaho, uraho wasamye ataba yitaye ku bibazo bya famille. Ibintu nk'ibyo kugeza ku nshuro naje gutekereza noneho naje kugira igitekerezo cyo gukora YouTube channel. Nakoze YouTube channel nyinshi guys, nyinshi pe zigenda zirigita nzibura kugeza kuri B13 TV abantu benshi mwe mutangiye gukunda. Nagendaga nyuzaho ama cover, hagiye hacaho indirimbo mwakunze ya Sekoma, Soweto, Slim Daddy n'izindi nyinshi. Iyo nayo kuri ubu ntayihari. Ubu dufite B13 Empire, tubasezeranya ko igiye kugicaho ibintu byiza muzakunda. Tubasaba kudushyigikira, urwo ni rwo rugendo rwanjye. Kuri ubu ngubu nsigaye nikorera filime zanjye zizajya zicana kuri B13 Empire ndetse nkakinira n'abandi. Guys, byari ibintu bigoye nko mwabyumvishe, nabitangiye kera. Burya yari inzira y'umusaraba. Murakoze cyane. Njye twari turi kumwe ni B-Milly, abantu banyita B13 wapi. Iyo ni izina rya channel yanjye. Njye amazina yanjye ni B-Milly. Siyo mazina ababyeyi banyise, ariko niyo mazina nkoresha muri ubu buzima bwa showbiz. Mwakoze kubana nanjye, mukore subscribe, like, share na comment. Ibitekerezo byanyu bari ingenzi. Mwakoze kubana nanjye. Bye bye.